ariko ndi papa w'umwana basi sibyo Kuburi wese bimaze iki cyangwa bimumariye iki? Ngiye se ahubwo bimara iki kuburiwe? Wakubona umeze gutyo uri umusimu yagira ngo uri umuntu muzima kandi ahubwo uri mayibobo yigendera. Ahubwo si ubuzi ko wabyaye? narabyaye Si ni umugabo. nese nimba nari umugabo uri umugore nyabaki Uringirwa mugabo we ntago uri umugore nyabaki urumva wifata ukagenda yegora uramubyaye umugejeje ku isi none se kumutererana ubwo ukagenda ukamujugunya hariya nduze ko ari ukumujugunya uriya mubyeyi aratabaza ko nabufasha urumva uri kubyumva ari gutabaza ko n'abatifu ntacyo byagufasha nabimenye ko ari umuhungu tunasa noneho byongeye asa nawe se usabaze mwana wanjye asa n'Imana gusa ibyo vangwa asa wese ahubwo wowe uri umuntu kubona abantu bagenda ukagira ngo ni abantu umwarabyaye nkanya mugatera iyo nayo nacyo cyatumye dukundana urumva bikagira naho duterana inda urumva se ibyo nyine byabaye byarabaye ariko wisuvuga ngo umwana wanjye ngo turasa ngo yitwa nde Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diyabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nagiye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri arabari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndashimira buri wese ku nama n'ibitekerezo mugenda mwandika muri comment ni benshi mugira inama zigiye zitandukanye kandi zikabagirira akamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi uyu munsi rero uko ubushize byagenze naganiriye na Fisto ariwe papa w'umwana nyine yabyaranye izina ryawe ngo ndakuryibagirwa Shimwe hago waryibagirwa izina ry'umugore nashimwe uyu munsi rero muribuka ko ubushize yavuze ko yifuza guhura na madamu we kugira ngo babashe kuganira rero niyo mpamvu turi kumwe kano kanya muri make Ishimwe afite ibyo yabwira umugabo ari we Fisto babyaranye ndatekereza buri wese afite icyo yabwira mugenzi we kuko ikibazo cyabaye hagati yabo kandi ntekereza ko bifuza gukemura nk'abantu bakuru ngiye kuba ikaze ubundi Fisto nk'umugabo niwe ugomba kubanza guha ijambo turakwakiriye mu kiganiro Murakoze cyane kandi ndabashimiye ko mwumvishe ubusabe bwanjye yego kamwara muje n'umugore wanjye Shimwe umeze ute ko mbona udashaka no kundeba ububitse umutwe ntabwo wari unankumbuye basi ese neza kubavuga hanyuma umeze ute se Fisto kimeze neza nta kibazo kandi ndabashimiye pe madamu wamubonye namubonye madamu wanjye umeze ute shi madamu wawe se waranshatse ubwo nagushatse ariko warambyariye wamukoye wa mugani we ntabwo wamukoye ntabwo namukoye ariko kugeza ubu ngubu ubwo byitwa ko ari umugore wanjye kuko yarambyariye uri madamu kuko wamubyariye nibyo ndi umugore wawe cyane ahubwo si twemeza ko nabyaye ni cyangwa se nakubyariye nyuma yo kumbwira ko utwite nubwo bitagenze neza ariko nakurikiye ibiganiro wakoze nkurikira n'icyundi mubyeyi wundi nawe uzi yakoze
ubwo rero urumva ko gihamya ndayifite mu buryo bugaragara. reka nse nusobanurira madamu wawe ubushize naganiriye na Festo ambwira ko yifuza guhura, ansaba ko yifuza guhura nawe, urabizi ko nimero zawe nari nzifite, ambwira ko muherukana kubwira muganira iby'uko utwite, arambwira tuzampuze nawe nge tuganire nawe, nge hari ibibazo nshaka ko mwibariza ku byabaye nyine n'iby'umwana byose, niyo mpamvu nyine uyu munsi mwahuye. Ubwo niba nawe hari ibibazo wumva wamubaza nk'umuntu mwabyaranye biciye mu nzira zigoranye nka ziriya, buri wese afite uburenganzira bwo kubaza mugenzi we icyo ashaka, sibyo? Muri umugore n'umugabo n'ubundi mwarabyaranye, ariko nyine nanone bigomba guca mu nzira nziza kugira ngo mubone mushake n'uburenganzira bw'umwana. Muri make niyo mpamvu Festo yifuje ko muhura. Ubwo nawe ku giti cye nk'umuntu, nawe nk'umuntu mukuru, muragira uburyo mubiganira uko mubyumva, ariko n'ubwo buryo uhuye na Festo nta bundi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ikiganiro tugiye kugirana nimwe muzi ko muri bukiyobore, ahubwo afite ibyo yifuza kukubaza, nawe uko biri kose ntiwabibura, sibyo? Ngenda yango mbanze mwibarize se basi byibura nubwo wenda hari ibyo tutumvikanyeho, basi wemera ko ari nge papa w'umwana? Ndumva atari ibintu wakabaye imbaza, kuko ndumva nyuma y'uko unenda ukagenda ahubwo ukambwira ngo tuyikuremo, kugeza n'ubu ngubu sinakabaye ntekereza ko wari unakinyiga. Ariko ndi papa w'umwana basi, sibyo? Uri wese bimaze iki cyangwa bimumariye iki? Ngiye se ahubwo bimara iki kuba uriwe? Wakubona umeze gutyo uri umunsimu yagira ngo uri umuntu muzima, kandi ahubwo uri mayibobo yigendera. Ahubwo si ubuzi ko wabyaye? Narabyaye. Usi ni umugabo? Nese nimba nari umugabo, uri umugore nyabaki? Uringirwa mugabo we ntabwo uri umugore nyabaki? Urumva wifata ukagenda yegora uramubyaye umugejeje ku isi, none se kumutererana ubwo ukagenda ukamujugunya hariya, nduzi ko ari ukumujugunya. Uriya mubyeyi aratabaza ko nabufasha, urumva? Uri kubyumva? Ari gutabaza ko nawe atifite, uragenda uramujugunya hariya, niwanafata na telefone ngo unerefone, urumva, nka papa w'umwana, urumva? Umbwira ati rero bimwe twavugaga twumvikanyeho byaranze, ariko nge nafashe umwanzuro wo kubyara, none kugeza ubu ngubu ubushobozi bukomeje kumbana buke. Wigeze ubikora? Yabikubwira wewe wari gukora iki? Yabimbwira nkanjye mw'icyo gihe nkuko nabikubwiye, mw'icyo gihe ntago, mw'icyo gihe nyine ambwira ko namuteye inda, nari naribona nyine nari nyiri kwishakisha, ariko muri ubu ngubu urabona ndacyabasha no kugura agakote ko kwambara, urumva? Wenda nagabanya ibyo kwambara no kurya nkarya bikeya kubera ko mfite izindi nshingano, ariko ubu urumva nakomeje kwirara kubera ko nari nzi ko nta zindi nshingano ufite. Yego. ibyo byose uri kumbwira ndumva uri guta umwanya wawe w'ubusa. Gute? Ngo amakote ngo waguza amakote, si umwana wawe arayambara? Icyo nkubwira wowe ikosa ufite nuko utigeze umbwira ko wabyaye, nkabibona gutya. Kandi wambwiye ngo ninayikuramo isi tuzongera kuvuga, niko kubwira se nshingiye kuki? Nese ari nge nawe wagize uruhare rwo kugira ngo mwahure n'undi ninde? Turavugana iki nge nawe? Tuvugane umwana, uriya mwana n'umuziranenge. Umuziranenge ariko nyine mwaramutereranye mwese, kandi nanone kugira ngo uyu nguyu nawe akore ibyo yakoze nuko yakubuze. Ntago yambuze, yigeze amamagara, se navuge ko yigeze amamagara akambura? Yambuze atese? Kandi iyo ufite nimero y'umuntu ukayiboroka cyangwa akakuboroka, nyine umuntu uko muburana. Rwose. Hanyuma se ni iki ushinza Festo mu bintu byose mu buzima bwose mwanyuranyemo mukundana, niyo nda wifata, ni ikihe kintu ushinza? Ibyo mushinja byo ni byinshi, ndumva atari ngombwa ko byose nabirondora, ariko kugeza kano kanya ntago n'umwana mfite witwa ngo n'uwanjye nawe, ndumva nta kintu na kimwe akaba ego n'uwanjye nawe pe, ariko ku bwanjye ndumva atagakwiye no kwitwa kwa ari uwawe, kuko kugeza ubu ngubu umwana wanjye n'uwanjye, ukuza uvuga ngo uwanjye nanjye n'uwawe nanjye, ariko asubude yitwa nde? Kuba ngo yitwa nde? Wamwise ndese ahubwo?
ese nawe kumwitana nabizi ko wanamubyaye nyine kutarubizi. iki ntabwo wambwiye kuyakubwira se bigufasha iki? mumenye nka se Kose ni umuhungu cyane umukobwa nabyo urabizi wari we. kubikubwira nta kintu na kimwe byagufasha, yaba umukobwa yaba umuhungu nta kintu byagufasha. nabimenye ko ari umuhungu Varatamwe tunasa noneho byongeye asa nawe se Byamaye. uzabaze mwana wanjye asa n'Imana gusa ibyo vango asa wese, ahubwo wowe uri umuntu Ariko kubona abantu bagenda ukagira ngo ni abantu ngo mwarabyaye nkanyara mugatera umuntu iyo ni nayo ngiyo. nacyo cyatumye dukundana urumva bikagera naho duterana inda urumva se Ibyo nyine byabaye byarabaye, ariko wese uvuga ngo Twarayiteranye. umwana wanjye ngo turasa ngo yitwa nde. abwe yavuze ko anamushaka kandi nawe ntumuzi. ndamushaka rwose ahubwo aho kugira ngo umuguhe umumese uramufite ngo nguki Imana izamunsubiza, Uri kumureba se? Imana izamunsubiza. fasha uramujugunye ariko ubundi ngenge nanakubaza ubu ni muwe nyabakizi tumujya guta umwana koko w'uruhinja ungana kuriya uri umubyeyi nyabaki ibyo ngewe nari kwibaza Sobanurira impamvu hari igihe umuntu yumva Kwira. ikintu wa mugani we ntabwo abizi naramubwiyeho ariko nawe akeneye kubyumva ukabimwibwira. mbwire rwose Ndumva Fiston ashaka gushyiraho amakosa kandi nawe ufite impamvu nta mpamvu wabikoze kandi n'impamvu nawe ayifitemo uruhare. Urumva ushaka ahubwo si impamvu batayifitemo uruhare ni hehe cyangwa se wahambwira. ibaze urihanganya amezi 9 urumva ugenda wigengesera urumva uragiye uramubyaye umugejeje ku isi urumva urangije atereka mujugunye ariko sinamujugunye ko utamujugunye sari namujugunye muri he muhazi se, yari hese nyine ko namujugunye muri muhazi. awe nabyo bishobora warabikoze iba hafi bonye amatike ari buze kukuvuna ubundi ibyaje abagabo b'iki gihe mwabaye gute? oya wivuga ngo twabaye gute Oya, twabaye mwabaye nk'uko mute? abagore mwabaye none se ubu wowe wabaye ute mwese mwahunze inshingano tujye tuvugisha ukuri. nyine twarazihunze ngenda nabyemeye sibyo ni nayo mpamvu twaje hano ngo dusake iki umuti w'ikibazo None numva ahubwo murifuza gukemura ikibazo mwakuye. rwose urumva njyewe urabizi nshimwe naragukundaga urumva njyewe Barankundaga. nagukunda se Ariko urumva nimba ibiki nagufashe ku wankundaga ngufu muhe wigo se bwatumye ujya kuno ukagenda ngo nsinzanye no kuvugisha koko hari ako naryaga tudasangiye tudasangiye. koko None nimagoroba dutemberana ahantu hose nubwo wenda no kugura igisuguti byabaga ari ikibazo ariko byibura urukundo rwaragaragara kibura mwarakundanye. ntiwabibonaga koko Ibyo nta kintu na kimwe byamariye nta n'icyo byamaze kandi ntacyo byamaze ariko nyuma Urumva yo ntacyo gukosa biri umuntu kumfasha. arikosora kandi ngagenda yikosore ubone kuza umbwira ubusa ndagenda wagira ngo- nikosore se naje hano Ikintu narikosore cya mbere gihari umwana mwese ntabwo mumufite. yego Mwese ntimufite umwana. Kuba mutamufite mwagakwemo kuba aho kugira ngo mushwane gutya. Mwagakwiye kuba muri gushaka icyatuma mubona umwana wanyu. Niba mubyemeranya aho ko umwana ari uwanyu. Niba uyabyemera kuri se w'umwana kuko urumva nawe aracyagufite wenyine utubazo ukuntu. urumva Mwakabaye muri gushaka uburyo mwabona umwana wanyu. urumva kujya kwemera kuza hano guhura nanjye urumva byumvikane ko yari yabyemeye ko ndi papa we ndibaza umuhamagara wowe wamubwiye ko ugiye kumuhuza na papa w'umwana ubwo rero ni njye papa urabihakana se urabihakana kuba no kuba utari we byose ni kimwe ariko ndiwe utari we uri wese bimumariye ndiwe utari we birasa nabyo. oya reka nkubwire ahangaha iyo bimeze gutya nta kindi kintu wakora nyine kuba ari se ni se wenda byabanje kugorana ariko kuko n'ubundi buriya so abumwe na nyoko akabumwe ushaka kugira n'abandi ariko buriya so wakubyaye mu maraso bari mu bibazo mwanyuranyemo mwabinyuzemo birumvikana kandi buri muntu wese afite nyine icyo yarega mugenzi we ari Fiston wowe ufite amakosa wakoze nawe ufite andi makosa wakoze rero kugira ngo akosoke nuko mubanza mukiyunga nuko muri babiri buri wese akumva amakosa ya mugenzi we n'undi akumva amakosa nanjye nibyo bintu nshaka nibyo nshaka kabisa noneho ahubwo mugatangira kuvuga ngo ese umwana wacu tuzamukura he tuzamugeraho dute mwikomeza gushwana ko nimukomeza gushwana n'ubundi murakomeza nyine mube mumeze nk'abantu batandukanye hagati kandi mwakabaye muri gushaka icyatuma mubona umwana wanyu uyu Fiston yambwiye ngo mugitiretana ngo yabaga mu nzu ngo amaguru asohoka hanze yabaga mu gashamburete ngo araza amaguru hanze
ngo bituma bize se nabizi ngo rwose biba impamvu ituma ngo mutabana. gukingura urugi narabanzaga nkegura amatora nkongera nkakinga nkabona kuyimanura nubwo warahimutse urumva Bari muri shato. urumva ibintu bigenda bihinduka gake gake wenda ntago ndi hejuru cyane ariko uko biri Ariko amaguru asigara mu nzu. asigaye ari mu nzu ntabwo imbwa ziraziyahunahuna nka cyagiye Uko biri hari icyahindutse. niyo mpamvu rero nanjye rwose nababajwe nuko umwana wacu rwose njye nawe urumva Hanyuma Fisto gira ikintu ubwira madamu. rero njye ikintu naje hano ntabwo naje mwihangana nawe naje nzanye n'umutima uciye bugufi nje kugusaba imbabazi rwose urabizi muri cya gihe ntabwo nari nifite pe ubushobozi bwari buke nawe warabubonaga urumva warabibonaga uriya mwana reba n'itoto afite ndibaza yaba turi kumwe ntabwo aba ameze kuriya bwakiba yaramwishe none ndagira ngo umbabarire pe wirengagize ibyabaye sibyo umbabarire dushyire hamwe dushake ukuntu twashaka umwana urumva tumujyane mu rugo njyewe nawe turi kumwe urumva noneho ubu ngubu urumva birashoboka cyane pe wenda ntabwo byaba byinshi ariko twaba dukeya tukaboneka kandi tukabaho neza ndabizi nawe wakwishima sibyo Ndeka nanjye mbanze mubaze ubwo aradusubiriza rimwe. Fisto urumva arifuza ko mufata inshingano noneho mwabyemeye mwafashe n'umwanzuro ashaka umubana. Ubundi ikibazo cya mbere urumva Fisto wabana ibyo kuba nabana nawe byo byakunda bitewe n'imyitwarire cyangwa se bitewe nawe ubwe kuko ntekereza ko abashije gutuza akumva ko agomba kwita ku nshingano ze arizo zo kwita ku mwana we ndetse n'umugore we ndumva nta kibazo cyaba kirimo. Ikindi kandi kuba navuga ati ndamubabariye ntabwo namba mubabariye ngo aze ejo tubane nk'uko abyifuza ejo azongera agende yongera agaruke. Njye ndumva kumubabarira kwanjye byasaba ko yabanza akanyemera niba yaba agiye gutuza akita ku muryango we apana kuvuga ngo araje ngo turashwanye ejo arongera aragiye ahubwo agatuza muri bike afite cyangwa se mu bushobozi buke dufite tukabufatanya tukabubanamo n'umwana. Ikindi kandi tugafatanya kujya gushaka umwana wacu n'umufite rwose urumva ko njyewe nacitse n'intege zo kujya kumushaka ndi njyewe nta n'ikintu mushyiriye ko kugeza ubu ngubu umwana ntabwo yonka pe ntabwo yonka n'ubu ngubu mba mpangayitse ku buryo utabyumva. Ubwo rero niba n'ayo mata uretse ko niba umwana atonka nta kindi kintu wamuha uretse amata cyangwa se icyo gikoma ntekereza ko n'ibyo ngibyo umwana ahabwa nyuma yo kuba atacyonka ntekereza ko nabyo bigurwa amafaranga. Ubwo rero njyewe nifuzaga ko nabwo kugira ngo mbe nababarira twajya gushaka uwo mwana wacu tukagenda tugashimira n'umubyeyi wamudufashije ibintu bigaca mu mucyo rwose bikagenda neza nawe tukamushimira. Ikindi kandi akumva ko tugiye gutangira ubuzima bushyashya twibagirwa ibyahise byose ahubwo tukareba ibiri imbere n'iby'ejo hazaza. Murakoze. Fisto urabyemera ibyo bintu nagusabye? Reka mbanze mbikwibutsa. Kwemera ko ugiye gutangira inshingano nshyashya mutangiranye ubuzima bushya kutazongera kumuta ukagenda cyangwa ugahakana inshingano ukemera kumufata nk'umugore wawe ukemera inshingano ko zo kwita ku mwana ukemera ko umufatanyije ubuzima bushyashya. Ibyo bintu urabyemera? icyambuza kubyemera kubera ko aricyo kindaje inshinga cyane ibyo bintu rwose ndabyemera niyo nsaba ibirenze ibyo rwose niyo nari kuba nabishoboye nari kugerageza ariko nta kintu nakora kugira ngo ibyo bintu bigerweho. Ubuse noneho kubyemeye ntiwatubwira amazina y'umwana ubaye nk'umweme sibyo ra? Yego muriyunze ubaye nk'umwemereye ko bishoboka ko mwabana mushyize hamwe nawe ahindutse nko kubimubwiye. Amazina y'umwana uba ntitwayamenya? Amazina y'umwana yo kano kanya
ndumva nabwo bikingoye, ariko niba ashaka kumenya amazina y'umwana nka se nawe bizamutere kuraje yo kuza tukajya kumushaka, ndumva yamubonye n'amazina atayayoberwa. Ubwo rero ndumva ibyo ngibyo bihagije, amazina ndumva bitaba ari ngombwa ko nyamubwira. uzajya kumubona wiyushya kuya Nzagerageza. uzabanza uterera imisozi umanuka indi, ariko Nzagerageza. ntabwo bigoye ugereranyije n'ibyabanje, ndetse nkongeraho n'iby'uyu munsi. Ntabwo ari ibintu bigoye ariko gusaba, ahubwo nk'abantu bakuru njyewe nishimiye ko inama abantu babagiriye mwazumvise, kandi ko namwe muhisemo gukora ikintu kizima, kubera ko buryo umwana utirereye ngo musangire ubwo busa, niba ari n'igikoma mu kimwe muri kumwe, ntabwo mukunda nk'umwana wareze. Nje naje gusanga icyo kintu uramukunda kuko aba ari uwawe, ariko ntabwo biba bimeze nk'umwana wareze. Buriya umwana wabyaye ukamurera mukaruhana kwa kundi, uramukunda kuko ari umwana wawe. Umwana utareze wumva ko ufite umwana, ariko nta bintu biba yarwara atarwara, buriya amaraso muba muhuje amaraso gusa, ariko umwana wirereye wawe wabyaye. Ejo bundi nibwo twaganira avuga ngo warahombye kuko utakuraguje. Utarakuraguje ni amahirwe yawe makeya cyane ariko Ntabyo nzi. nkuko ngana nta kuntu yaba atabizi. Ntabyo uzi? Ntabwo wize biology Ntabwo ko nizi. babyigisha? Ntabwo nizi. Nzakwigisha nta kibazo. Uwa kabiri azabimenya, njya mwana wa kabiri azaba yabimenya. Ndi kumva ngana ku musozo, gira ijambo ubwira Fisto, cyangwa ikibazo wumva, yaba ijambo wamubwira, yaba ikibazo wumva wamubaza. Gira ikintu umubwira wumva wifuza kumubaza kikuvuye ku mutima, wumva cyangwa wumva ufitiye amatsiko, cyangwa ijambo wamubwira nyine, cyaba ikibazo cyangwa ibyo wamubaza nyine, gira ijambo umubwira. Ibyo namubwira byo ni byinshi, ikindi kandi nibyo nakabaye mubaza, ku bwanjye ndumva ari byinshi, ariko buriya tuzagira umwanya tuganire by'umwihariko. Ariko icyo namubwira cyo nuko agomba guhinduka, agahindura imyumvire n'imitekerereze, akareka kumva amabwire no kwishinga rubanda, ko rubanda ntabwo ruzamwubakira nabwo rwamwubakira. Umuntu we wifatira umwanzuro ku giti cye. Ubwo rero rwose numva ibyo nakabimubaza ari byinshi, ariko buriya nzabimubaza nituganira. Yego. Fisto, hari ikintu wumva wabwira madamu? Njye mbaye mushimiye ku mbabazi amaye, kandi musezeranya ko bitazongera rwose. Ntabwo bizongera, ngiye guhinduka mbe mushya, mbo wifuza ko mbawe. Ube mushyashya, ube papa. Ubutaha ntabwo ari Fisto, ubutaha tuvuga papa kanaka, tuzaba twamenye n'izina, uzaba uri papa kanaka. Kuba ubaye papa nta soni cyangwa ipfunwe byaguteye? Hari ukuntu byara nk'uko biba bigutunguye, ukavuga ati mbyaye nkiri mutoya, abakobwa nitereteraga, abana bato nari mfite nirukagamo abakobwa, nibamenya ko nabyaye bazanyanga, utuntu nk'utwo abatipe baratugira. Njye no mu busanzwe no kuva ndi umwana nakundaga abana cyane, ubwo njye nyibimenya ahubwo numvishe ko ari umugisha ngize, nta pfunwe byigeze bintera. Yego, muri make muhisemo inshingano zo kumenya umwana mwabyaye. Yego. Rero ndumva ari byo kwishimira, ndumva rwose mugihuza umugambi, mugihuza n'umutima, bya biranshimishije kuko tuganira ubwa mbere na Samantha tumenya iby'umwana, ukuntu umwana bamutaye, abantu twese twarumiwe, biraduhangayika, biba bigoye buriya kugira ngo umuntu afate umwanzuro yikureho umwana, ariko nanone kubw'impamvu y'umuntu runaka ntabwo nanone wabitindaho. Ariko ikintu cyiza gihari ni uko wabonetse nka mama w'umwana, nawe ukaboneka nka papa w'umwana. Ibyo rero nibyo byiza kugira, kuko bizakemura ibibazo bindi byabanje. Igihe munsi byakunze bikagenda neza mukabana, nyamuneka muzasangire ubwo busa, mwite ku mwana wanyu, ku buryo n'aka kantu kabayemo hagati n'umwana atazigera akamenya, cyangwa nyine atazajya akibuka ngo avuga ati so n'ubundi yarantaye cyangwa naye ndaguta. Ndumva nasoreza hano kubera ko icyo twari tugamije kigenze neza. Nifuzaga ko muhuza umugambi, mufata inshingano mwese,
kandi biranshimishije ko mubyemeye kandi bitagoranye mwese mubabariranye ku mitima yanyu ko mugiye kongera guhuza na papa na mama b'umwana. Ndashimira n'abantu mudukurikiye, hari abantu benshi bagiye bandika muri comment babagira inama, nawe barakubwiye ko wataye umwana uri umugore nyine ukikuraho umwana, ariko buri gihe kiraba kikarangira tugatangira ikindi gihe. Reka dusoreze hano, tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha.